Alright, ni kuri Dr. Richard official, ni Dr. Richard umva kakana. Obama ntabwo ajya ripfana, yahise aza avuga aya magambo. Kurikira twumve icyo nyakubahwa perezida wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama icyo yaje avuga ku byo Trump yari yatangaje ejo bundi. So we had the spectacle of my successor in the Oval Office making broad claims around certain drugs and autism that have been continuously disproved, and the degree to which that undermines public health, the degree to which that can do harm to women who are pregnant, the degree to which that creates anxiety for parents who do have children who are autistic, which, by the way, itself is subject to a spectrum, and a lot of what is being trumpeted as these massive increases actually have to do with a broadening of the criteria across that spectrum so that people can actually get services and help, not to, it's all of that is violence against the truth. So we had the spectacle of my successor in the Oval Office making broad claims around certain drugs and autism that have been continuously disproved. So we had the spectacle of my successor in the Oval Office making broad claims around certain drugs and autism that have been continuously disproved, and the degree to which that undermines public health, the degree to which that can do harm to women who are pregnant, the degree to which that creates anxiety for parents who do have children who are autistic, which, by the way, itself is subject to a spectrum, and a lot of what is being trumpeted as these massive increases actually have to do with a broadening of the criteria across that spectrum so that people can actually get services and help, not to, it's all of that is violence against the truth. Okay. Uyu mwanya rero ngiye kugenda nyine nkasubiramo ariko mbasha no kugasobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda uko wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagarutse kuri topic cyane cyane irebana n'umuti mu minsi ishize nyakubahwa perezida wa Repubulika Donald Trump yagiye agarukaho ni umuti wa paracetamol n'indi miti yavuze. Twe mu kiganiro cyacu ntabwo twayigarutse ariko hari n'indi miti yavuze. Iyo miti rero wenda nayo tuzagenda tuyigarukaho kwa ikiganiro cyo kiracyahari, ahubwo nuko nyine tuba tugira ngo tugende duha abantu amakuru mu buryo bwiza bwo kugira ngo babashe kuyafata. Ikigaragara rero umutaripfana nyakubahwa wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yahise aza nyine amusubiza muri aya magambo. So we had the spectacle of my successor. Twabonye ibyo uwansimbuye yavuze muri Oval Office cyangwa se mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
in the Oval Office making broad claims ari karama bikomeye cyane ku bintu bigendanye around certain drugs, ku bintu bigendanye n'imiti imwe n'imwe ngo uko ishobora kuba yaba ifite aho ihuriye n'uburwayi bwa autism and autism that have been continuously disproved. Ibi byakomeje mu by'ukuri gukomeza bigenda bihakanwa n'ubushakashatsi, And the degree to which that undermines public health. Uburyo ibi yavuze bigenda birushaho gutesha agaciro public health rero ni ubuvuzi nyine bwa rusange cyangwa se bwa community, aho usanga nyine hari abantu baba barabyize bareberera nyine community muri rusange, mu cyongereza nibyongera ngo twita public health. Abo bita cyane ku kurinda indwara kurusha uko zivurwa. The degree to which that can do harm to women uburyo bishobora kugira icyo byangiza ku bagore who are pregnant, abagore cyane cyane batwite, the degree to which that creates anxiety, uburyo ibyo bintu yavuze bishobora kuba byateza ikintu cy'igihunga n'ubwoba for parents who do have bigateza igihunga ku babyeyi bafite abana bafite biriya bibazo bya autism. autistic, which by the way itself is subject to a spectrum. Mu by'ukuri autism yo ubwayo atari n'ikintu wavuga ngo giterwa n'iki n'iki, ahubwo giterwa n'uruhuri rw'ibintu byinshi. Icyo nicyo nyine bita spectrum. And a lot of what is being trumpeted as these massive increases actually have to do with a broadening of the criteria across that spectrum. Byinshi bikomeje kuvugwa hirya no hino bigaragaza nyine ko iyi autism ishobora kuba iri kwiyongera kubera yuko hari ibintu byinshi biri kwiyongera muri societe biri muri ya spectrum cyangwa se rwa ruhuri ruri mu bishobora guteza autism, so that people can actually get services and help, not to kugira ngo abantu babe babasha kubona ziriya serivisi n'ubufasha bakeneye, aho kugira ngo all of that biriya byose is violence against the truth. ni ukwirengagiza ukuri nkana cyangwa se ni ugukandagira ukuri. So ngayo nguko twari turi kugerageza kugaruka ku ijambo uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ubwo yagarukaga ku byo mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu uri ku ntebe cyangwa se ubu ngubu uyoboye akomeje kugenda agarukaho, aho bigaragara yuko nyine yaje anenga cyangwa se avuguruza ibyo nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ubwo yaherukaga kugeza imbere y'abanyamakuru babateraniye nyine kuri White House cyangwa se ku biro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo yavuze cyane cyane aha yibandaga ku muti nka paracetamol, yagiye agaruka no ku miti igiye itandukanye ndetse no ku nkingo, aho yagiye avuga yuko nyine hari ibibazo ibi cyangwa biriya iyo miti ishobora kuba yateza, cyane cyane ariko tugarutse kuri paracetamol yo kuko twanayivuzeho ku munsi w'ejo. Yagaragaje yuko buriya paracetamol ishobora kuba ifite ahantu ihuriye n'uburwayi bwa autism. Autism rero nk'uko ejo twari twabisobanuye, ubundi ni uburyo ushobora gusanga umwana avutse ariko uwo mwana ugasanga uburyo yumvamo ibintu cyangwa se uburyo donc ariyajisa kuri environnement, ku bimuzengurutse, ku by'umubwiye biba bitandukanye cyane n'abandi bana, aho ashobora gutinda kumva cyangwa se agatinda gusubiza ku buryo we, kuko we nyine ubundi akenshi aba yumva ibintu mu buryo bwe.
autisme rero yimanifesta mu buryo butandukanye ndetse n'ibiyitera nyine uko ubushakashatsi buri ahagaragara bwagiye bubigaragaza ni donc ni ubumuga cyangwa se ni uburwayi bushobora guterwa n'uruhuri rw'ibintu byinshi nk'uko wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabigarukagaho. Kugeza ubu bushakashatsi buri hanze bugaragaza yuko ari uruhuri rw'ibintu byinshi bishobora gutekerezwa mu byatera autisme. Ahangaha rero hakunze kugarukwaho ikintu kigendanye na genetike cyangwa se uturemangingo ndangasano tuba tugenda duhererekanywa mu muryango, ndetse n'izindi mpamvu nyinshi zirimo environnement aho umwana aba yavukiye, ibimuba hakivuka, iba byaramubayeho bamutwite. Niyo paracetamol ari abashakashatsi bahereye ko bagira ibyo bavuga, ariko baravuga bati mu by'ukuri nta bushakashatsi buhamye bwemeza ko koko paracetamol ifite aho ihuriye na autisme. Ngira ngo ejo byo twabigarutseho, ntabwo ndi bufate umwanya munini cyane mbisubiraho, kuko icy'ingenzi ni uko twagira ngo nyine turebe aba baperezida bombi, kuko nubwo Obama atakiri perezida uri ku ntebe ariko ni perezida w'icyubahiro kubera yuko yayoboye nyine igihugu cy'igihangange cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe rero ijwi rye rigera kure. Uyu munsi rero nta n'iminota 50 irashira yahise atangaza aya magambo nk'uko turi buze kuyabasubiriramo ku musozo w'iki kiganiro, cyangwa se nk'uko n'ubundi mwayumvishe dutangira. Ubwo rero urabyumva ni urugamba ruri hagati y'aba baperezida bombi, aho umwe ari ku butegetsi undi akaba yaramusimbuye, nako yarasimbuwe kuri ubwo butegetsi. Ubwo rero ni ahacu abashakashatsi kugira ngo nyine tukore nyine ubushakashatsi bwimbitse, tubushyire hanze cyangwa se tubushyire ahagaragara hakiri kare, kugira ngo dushyire umucyo wose ushoboka kuri ibi bintu. Hanyuma icyo muri iki gihe nk'uko n'ubundi namye mbibabwira no kuri video twakoze ku munsi w'ejo, ni uko tugomba gukomeza nyine gukurikira ibyo inzego z'ubuzima zacu zitugiramo inama. Ubwo ni ukuvuga ngo inama tugirwa na muganga cyangwa se n'umuntu wagusuzumye, izo nama nizo ugomba kuba wakurikiza. Akaba rero ari muri urwo rwego natwe nyine tuba twuzanya amakuru kugira ngo utagira ahandi ubyumva hanyuma bikaba byaguhungabanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bigatuma ufata imyanzuro itari ngombwa n'izindi mpamvu zindi zigiye zitandukanye. Turahari rero ku bwawe, hano ni kuri Dr. Richard Official. Ubaye ufite ikibazo ntiwakwibuza kutwandikira muri comment, ushobora kutwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira no kuri WhatsApp. Dufitemo nimero muri description, dufitemo nimero ya WhatsApp ushobora kuba watwandikiraho. Iyo nimero iyo umaze rero kuyandikaho ushobora kugira ute, ushobora guhita ubona igisubizo, kuko twebwe iyo twandikiye turagusubiza byanze bikunze, kubera yuko niyo mpamvu turi hano kuri Dr. Richard Official. Rero ntahandi nahangaha, aha niho wakura amakuru yizewe, niho wakura amakuru atariho ivumbi, niho wakura amakuru mu by'ukuri uvuga uti niba iki kintu nacyumvise kuri Dr. Richard Official buriya nicyo kandi kirangirira umumaro. Kayo ngo ushaka amakuru yizewe y'ubuzima ujya kuri Dr. Richard Official. Nk'uko mwana abigarukaho rero, urumva nicyo kintu cyonyine twiyemeje hano kuri Dr. Richard Official. Ubaye ushaka amakuru yizewe atariho ivumbi rwose wahageze, ni hano tugomba kuyaguhera. Ubundi ugakora subscribe, ugakora share kugira ngo abantu bagiye batandukanye babone amakuru, kandi amakuru ya nyayo agendanye n'ubuzima. Kora subscribe tukomeze kwigana. Ngayo nguko rero murakoze. Ikiganiro twari twateguye nahangaha tugisubikiye. Ahanini twari tugamije kugira ngo
dukore komenti cyangwa se turebere hamwe komenti uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze ku byo mugenzi we uri ku butegetsi yavuze kuri ya miti myinshi itandukanye, ubwo harimo na paracetamol. Ubwo rero abatari bamukurikiye ngiye gusigamo ijwi rye n'ubundi kugira ngo mumukurikire, hanyuma donc mwumve icyo yagiye atangaza ku byo mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze, hanyuma nawe akabikoraho komenti muri ubu buryo. We have the spectacle of my successor in the Oval Office making broad claims around certain drugs and autism that have been continuously disproved, and the degree to which that undermines public health, the degree to which that can do harm to women who are pregnant, the degree to which that creates anxiety for parents who do have children who are autistic, which, by the way, itself is subject to a spectrum, and a lot of what is being trumpeted as these massive increases actually have to do with a broadening of the criteria across that spectrum so that people can actually get services and help, not to, it's all of that is violence against the truth. All right, ndatekereza rero ko abantu babyumvise. Ni ibyo ngibyo wahoze ari umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyakubahwa Barack Obama yavuze, avuga ku byo mugenzi we Donald Trump yari yagarutseho. Ntabwo rero twifuza kuba twarenza ahangaha, munyemerere tugarukira aha, ubundi tubabwire tuti tuzabonana ubutaha. Iyi yari Dr. Richard Official, ngiye mwumva ni Dr. Richard ari nitwe, tukaba tuzongera guhura mu biganiro byacu by'utaha, kuko ibiganiro kuri Dr. Richard Official nakagaruka.